Ndabaramukije cyane bene Imana, ngiye inkomoko y'umugani dukunze guca tugira tuti bamushyize igorora. Uyu mugani uvugwa kenshi mu Rwanda bawerekeje ku muntu bakuye mu mage bakamudabagiza, niho bavuga ngo bamushyize igorora. Wakomotse ku munyagisaka witwaga Rumanzi ahagana mu mwaka w'1700, wusirwa n'umunyanduma witwaga Shabwega bwa Rubunge w'umwene Gitori ahagana mu mwaka w'1800. Nibo bombi bashyizwe igorora. Rumanzi yashyizwe igorora rya Bishenyi mu Buganza, Shabwega ashyirwa igorora rya Buhoro bwa Reramacu mu Nduga. Bamushyize igorora biri kabiri rero. Ubwa mbere Cyilima Rujugira yarongoye umukobwa w'umunyagisaka witwa Rwesero rwa Muhoza, se wabo wa Kimenyi, babyarana Ndabarasa wabaye umwami w'u Rwanda yitwa Kigeli. Bukeye Ndabarasa amaze guca Cyenge, bamwohereza i Gisaka kwa nyirarume Kimenyi ku buryo bw'imitsindo. Ubwo Kimenyi yari afite umunyanzoga we akitwa Rumanzi. Ubwo Rumanzi ngo agakunda Ndabarasa cyane, akamumenyera inzoga y'agasusuruko n'iya nimugoroba, bituma na Ndabarasa amukunda. Ndabarasa amaze kuba umusore abwira Kimenyi ko amusaba aho azubaka. Bukeye Kimenyi ajya kumuha imisozi yo kubakaho, amuha Rundu na Gasetsa. Ndabarasa abwira nyirarume ati wampaye na hariya haruguru ya Gasetsa, abivuga atungayo umuheto. Kimenyi abibonye abona ko ari imitsindo, abwira Ndabarasa ati Abanyarwanda mugira ububwira, urangaruriza igihugu uruhembe rw'umuheto. Kuva ubwo Kimenyi yanga mwishywa we Ndabarasa, aramusezerera agaruka mu Rwanda. Haciyeho iminsi Ndabarasa yima ingoma y'u Rwanda. Amaze kwima, Kimenyi yanga na wa munyanzoga we Rumanzi aramunyaga. Rumanzi amaze kuba umukene bikabije cyane, yigira inama yo gucika ngo aze mu Rwanda. Ati uwasanga Ndabarasa ubwo twabanye wenda yazankiza. Inama amaze kuyinoza aracika, asanga Ndabarasa imwurire. Ndabarasa amubonye aramuyoberwa. Rumanzi aramwibwira, amubwira nuko ibye byagenze. Ndabarasa amushyira mu banyanzoga n'abozi, aramubashinga ngo bamumenye. Rumanzi yakirwa atyo. Bukeye Ndabarasa amugabira umusozi witwa Gorora rya Bishenyi, amuha inka nyinshi. Ageze i Gorora arakira, aratunga, aratunganirwa. Ubwo Ndabarasa abamushyize igorora. Naho umukomero wo gushyirwa igorora wabaye ku ngoma ya Gahindiro atuye i Buhoro bwa Reramacu. Yari afite inzu araramo ikitwa igorora. Rimwe umugabo witwa Shabwega bwa Rubunge umwene Gitore, bene wabo baramunyaga, aza kubaregera kwa Gahindiro. Amaze kubarega, Gahindiro arabatumira. Bahageze baraburana, Shabwega aratsindwa. Amaze gutsindwa baramucukura, bamuhindura umukene utakirebeka. Bukeye Shabwega yibuka kujya kuganyira Gahindiro ubukene bwe, yatunguka abanyagihe bakamuheza ku kagambane ka bene wabo bamukomanyirije. Umunsi umwe Gahindiro aza ku karubanda. Shabwega yajya kumwegera bakamusunika. Gahindiro arabirabukwa, aramuhamagaza amubaza icyo ashaka. Shabwega amutekereza ubukene bwe. Gahindiro agira impuhwe, amushyira mu banyagikari aramubashinga. Haciyeho iminsi amushyira mu nzu ye yitwa igorora, akajya amusasira. Shabwega akora hasi, yongera kuba Shabwega bwa mbere. Ava mu kajamajamo, arakira, aradendeza, aradabagira, bitewe n'uko Gahindiro amushyize igorora. Ushatse kujya kubonana Gahindiro agahongera Shabwega ngo amusohoze amuhakirwe. Nuko uwo mugani wo gushyirwa igorora waturutse kuri Rumanzi umunyagisaka. Ndabarasa yagabiye igorora ari umukene bikamukiza. No kuri Shabwega Gahindiro yashyize mu nzu ye yitwaga igorora. Wama mu rutyo wogera u Rwanda. Uwo babonye wese avuye mu mage ahembutse, kimwe n'uwo berekeje aho yishyikira, bati bamushyize igorora. Gushyira umuntu igorora rero hari byo bivuze kumumara agahinda, nanone bivuze umudendezo.
murakarama muragahorana amata ku ruhimbi.